Narangije kaminuza mva mu mahanga nibwo nagarutse iwacu mu Rwanda, Kicukiro Kigali rwose yari umujyi uteye neza, yari umujyi utangiye kugaragara neza cyane ko rwose hari harimo n'ahantu ho gusohokera. Nari nshaka kwivanamo ibintu byo kwiga, stress zo kwiga ibintu by'amasomo byose kuko nari ndangije kaminuza kandi nari narangije ku manota meza. Numvaga ngiye gusoma akazi, ngiye gusaba akazi ubundi ubuzima bwanjye bukagenda neza rwose. Nubwo natangiye kujya ndepoza ndangije nkajya nkora amasiporo cyane. Nari narize akamaro ka siporo, buri gitondo narabyukaga nkajya muri gym, nava muri gym nkasohoka nkajya kwirukanka hanze mu gihe ntabonye akanya ko kujya muri gym. Nakomeza gukora ka turudi nkoresha amaguru yanjye kubera ko nangaga umubyibuho, ibiro byinshi kugira nzajye nkora kuri size y'abakobwa, cyane ko muri iyo myaka yanjye nari imaze gukura rwose. Nakundaga siporo cyane. Naradepoje mbona akazi muri kino kigo nashatse kuvuga, nagiye kwikoreramo ubuganga. Nari ndi umuforomokazi rwose, niko kazi bampaye. Umunsi wo gutangira akazi warageze, njya gutangira akazi nk'ibyari bisanzwe. Nabonye ko rwose akazi natangiye ari akazi koroshye cyane. Naragakoraga kandi nkakunze kuko buri buzima bwanjye bwose numvaga nzaba umuganga. Kuba umuganga ntabwo ari ibintu byangoye kuko ni ibintu nakundaga kuva kera nkiri n'umwana. Nakomeje kujya mbyuka iminsi yanjye ikagenda gutyo, nkabyuka mu gitondo nkakora siporo, ubundi nkahita njya muri dushe, narangiza nkahita nigira ku kazi. Rwose nari ndi umuganga wubaha abantu, nari ndi umuganga uzi gufata neza abarwayi, kandi nari ndi umuganga abantu bose bakunda cyane. Impano yo gukundwa yo rwose ntabwo nari nzi ko nyifite. Buri muntu wese nahaga serivisi yabonaga rwose namwitayeho, yabonaga ko ari njye muganga mushyashya bazanye kandi ushoboye kwita ku barwayi. N'uwari ukuriye ikigo nakoragaho wese yabonaga rwose ko nshoboye kwita ku barwayi, cyane ko nari ndi umuhanga mu byo nkora. Nari narabyize neza, narigiye mu mashuri yo mu Burayi. Mu kazi kanjye nahuye n'undi muganga bitaga Aline, yari inshuti yanjye. Yakomeje kujya abona uburyo nkora, abona ko hari ibintu byinshi azanyigiraho, aravuga ati reka twibere inshuti. Aline twakomeje kujya dukorana akazi kacu kuko twese twari turi abaganga. Nyuma y'akazi tukajya tujya gusohoka tukinywera agafanta, ubundi akanyingingira kubyina, ariko njye ntabwo nakundaga kubyina ahantu hose nabaga ndi, ariko we yakundaga kubyina cyane. Aline we yari abonye akazi imbere yanjye, yakomeza kugenda agakora neza nk'ubwo nawe yari mu myaka nk'iyanjye. Twese twari turi urubyiruko. Nakundaga siporo ariko we yakundaga kubyina cyane. Ibye byari ukubyina kuko yakundaga imiziki, nanjye ibyanjye yari siporo kuko nari nshaka kwita ku mubiri wanjye, nkagabanya umubiri wanjye kubera ko nari ndi munini. Nagerageza kugaragara nk'aho ndi munini, ariko njye nakoraga siporo cyane kugira ngo njye kuri regime, cyane ko narabyize neza ko umuntu nakora siporo ahita asubira kuri size ye ashaka gushyiraho. Aline yari inshuti yanjye nziza. Aline twakomeje kujya tuganira, biragira naho rwose baduha transfer ahantu hamwe. Buriya hari ukuntu abaganga babakura hamwe bakabajyana ahandi. Kuva icyo gihe rwose Aline twakomeje kujya tugendana, kubera ko ninjye nawe twari tuziranye, kubera ko twari tuvuye no ku ivuriro rimwe. Aline rwose yari inshuti nziza, yakomeje kujya nganiriza cyane, bigira naho tujya mu ncumbi rimwe. Aho abaganga twese twacumbikaga twari tuwegeranye, imiryango yacu yararebanaga. Umunsi umwe nagiye gusura Aline mu cyumba cye. Aline nsanga yaramanitse amashusho y'abagabo bambaye ubusa mu cyumba cye. Aline namubajije ati ese Aline aya mashusho yamaze iki? Aline arambwira ati aya mashusho kuyareba bituma numva nduhutse. Aline akomeza kuyansobanurira, ayanyereka ishusho kuri yindi, nanjye nkabireba nkumirwa cyane kuko n'ubwa mbere nari mbonye amafoto y'abagabo bambaye ubusa. Aline nkamubaza ati yayakuye, arambwira ati aya mafoto barayagura cyane kandi aya mafoto no ku mbuga nkoranyambaga wayabona. Yakomeje kujya bimbwira cyane uko mbigenza, ariko kuko yari inshuti yanjye twikomereza ibindi biganiro bisanzwe. Natashye numewe cyane kuko Aline yari yanyeretse ibintu bidasanzwe cyane. Ntabwo niyumvishaga ukuntu amafoto y'abagabo bambaye ubusa baba bari mu cyumba cye. Aline yakomeje kujya ambwira ati aba mbarira kugira nduhuke, aba bamfasha kuruhuka kandi bigatuma ntifuza abagabo mu buzima bwanjye.
nshaka gukora akazi kanjye neza ku buryo rwose nzaba ndi umuganga w'intangarugero mu minsi zanjye izaba iri imbere, aho ibyo gushaka byo rwose nta gahunda mfite. Ibintu by'abagabo njye mbona ni stress. Aline yakomeje kumbwira ukuntu abagabo ari stress, nanjye ndagira ndabyumva, ntangira kumva ko nanjye abagabo ari stress. Aline yakomeje kunyigisha imico ye kuko nanjye rwose numvaga nta kibazo. Aline dukomeza kwiganirira, anganiriza neza kandi amagambo aryoshye. Buri kanya nkajya njya kumusura. Aline yarampamagaraga akambaza ati ndihe, nkamubwira aho ndi agahita ahansanga. Aline yari inshuti nziza. Akazi kanjye karanyoroheraga cyane kubera ko Aline yatumaga ibintu byanjye byoroha, yaramfashaga kandi nanjye nkamufasha. Akazi kanjye kari kameze neza pe, ibintu byose byagendaga neza, ariko Aline niwe muntu wanzaniye ubuzima bushariye mu buzima bwanjye. Ishyano ryari ritangiye kuza mu buzima bwanjye. Ese ni irihe shyano Aline yamuzaniye ko ubuzima bwe bwari bworoshye? Niki cyabaye? Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya gatatu cyageze kuri Sharif TV, bana nanjye kirebe, kana subscribe niba utarabikora, like, share na comment, ibyo ni ingenzi kuri twe. Reka duhurire mu gice cya gatatu.